tanze mudamu n'umwana wanje ukwinjira sinzi icyo umwana wanje amfutuye. Mu bitaro bikuru bya Ruhengeri niho twasanze Rwego Gaburiheri arwariye ngo ni nyuma yuko akubiswe n'umuhungu we bikabera mu kagari batuyemo ka Cyabagarura mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze. Kugenda nageze mu rugo nsanga umugabo mudamu n'umwana. Tanze mudamu n'umwana wanje ukwinjira sinzi icyo umwana wanje amfutuye. Ijambo nayo ndi kumva umwana we amatavu umwana uticaza. Nuko ibintu byarangiye numva bantu barantereye banjana mu buriri nico. Umwana n'amakimbirane mfitanye nawe. Uko byayerekana nabo turi gushwana. Amaboko banje intoki zanje nabo ziri gufa. Amaguru siga. Ngo intandaro yatumye Karekezi Siliveri akubita se umubyara kugeza ubwo abaye paralize ngo nuko se umubyara yahoraga amubwira kumuvira mu rugo ngo kuko nta rugo rubamo abagabo babiri nk'uko twabitangarijwe na Nyiransabimana Febroni umugore w'uyu mugabo wakubiswe. Makimbirane sikari uko aba yanyoye inzoga nyine akaza ari kuyomba ati mvira mu rugo nta bagabo babiri mu nzu hajyamo nk'itambika ati nyamara none uragira ngaje hehe kwa umwana wawe nimbura kubona akubangamiye uzamushingira nakikoni akabemo amenye ko mutari kumwe none se uzamubwira ngo ave mu rugo aje hehe harahanda afite hano azaje haranda afite se azashanga se atari hano mu rugo ubwo ngura murenge nyamara si murengeye no kugira ngo abantu babane. Karekezi Siliveri bivugwa ko yakubise se aho baturangiraga ko ari twahageraga ntituhamusange ndetse na nimero ye ya telefone nticemo. Gusa bamwe mu baturage bavuga ko uyu mugabo yakubiswe n'umugore we afatanyije n'umuhungu we ngo bitewe n'uko uyu mugabo yari afite abandi bagore hanze. Uriya muhungu we kintu bapfuye kubera ko yazanye umugore ubundi twara baravuze ati nta bagabo babiri mu nzu. Ubwo rero umuhungu nyina asanga ari kurwana n'uwo mwana bombi baba baramufatanyije baramukubita. Bamaje kumukubita hasi bamaje kumukubita izo nkoni babona ntago ari guhaguruka bahita baza baratabaza bo baje gutabaza kwa nyina ati umwana yaheze umuhungu wanyu yaheze hasi. Nje ntana bahamya kuri amugore yamukubita yakwihe kubura nabona ari nk'icyo gihe cyo cyamukubise. Igihe cyayohoze kiri no kunyura hano ni n'igiso. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Musanze Twagirimana Edouard mu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wavuga ko iri kubitwa ry'uyu mugabo ntaryazi ngo kuko nta makuru bigeze bamenya. Uretse n'umuyobozi w'umudugudu ntabwo twigeze tumenye n'amakuru yaba yaturuka ku batuye yaba twamenya ku buryo yaba yarabaye paralize uburyo yaba se cyakurikiyeho nyuma niba yanarahetswe hagombye kuba twarabonye n'amakuru ayo makuru rwose ntabwo nyazi ngo twakurikirana tukamenya umuyo bwimbitse uko byaba byaragenze kugeza ku isaha ayo makuru. Ubwo twakuragiye inkuru abaturage batuye muri uyu murenge wa Musanze by'umwihariko mu kagari ka Cyabagarura bavuga ko atari ubwa mbere uyu muryango urwanye ngo bitewe n'uko umuhungu azana abagore bakarara mu nzu ya se bityo se nawe ati nta bagabo babiri mu rugo ukwiye kumvira mu rugo. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.